Ikaze mu kiganiro U Rwanda rw'Intego kuri 88.3 Inshuti ya bose. Muze twese hamwe U Rwanda rufite intego kandi ruziriyebyabwenge. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'Intego. Radio 88.3 Inshuti ya bose. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'Intego nk'uko mwabyumvishe mu ntanga itangira. Ni ikiganiro mutegurirwa n'Umuryango Purpose Rwanda, Umuryango uharanira inyungu, uharanira kubaka U Rwanda rw'Intego rutarangwamo ibiyobyabwenge ku bufatanye na City Radio 88.3. Nje ubagezaho ikiganiro ni Prince. Ndabisegura ko mugenzi wacu ko yagize ikibazo Ange, ubu ntago turi kumwe, ariko ndizera ko turaza kubana neza cyane. Basuhuza mwese mukurikiye City Radio aho muri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba. Nizere ko mumeze neza, ariko hano i Kigali hari akantu k'akabeho byatare, ariko mu kanya turaza gufatanya hamwe turwanya akabeho. Nizere ko mumeze neza cyane. Reka mbaye indirimbo igira iti Inshuti nyazo ya Dj Polly iza kutwinjiza mu kiganiro cyacu cya kino munsi, aho mbibutsa ubushize ibyo twaganiriyeho ku bintu by'ikigare. Hano Dj Polly atubwira ati tugire inshuti nziza kugira ngo tugire ibintu by'ikigare. Ni mu kanya turagaruka dukomeza n'insanganyamatsiko. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'Intego. Nizera ko abakunzi ba hip hop mbakumbuje indirimbo za hip hop ndetse n'umuvandimwe watuvuyemo Dj Polly. Nkomeza kuvuga ngo Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Tubonera ko umuhanzi burya ntabwo apfa, ahubwo arasinzira, ariko ibihangano bye bikaguma biriho kandi birakomeza bikadufasha cyane. Rero abantu aho muri bakunzi ba Dj Polly, nizere ko ari neza kandi tukomeze kumugumisha ku mitima yacu. Insanganyamatsiko y'uno munsi iragira iti uruhare rw'umuturage, uruhare rwa buri muturage uruhare rwa buri muturage mu gukumira ibiyobyabwenge ndetse n'ubuzererezi. Akaba ari insanganyamatsiko y'uno munsi Umuryango Purpose Rwanda launchinze cyangwa yatangije ku mugaragaro campaign cyangwa se ubukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'ubuzererezi. Rero iyo nsanganyamatsiko niyo turi bugendereho, kuko bavuga ati uruhare rwa buri muturage wese mu kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'ubuzererezi. Uyu munsi ntago ndi njyenyine, ndaza kuba ndi kumwe n'abantu mu kanya ngiye guha ikaze. bari muri iryo murika ku mugaragaro rya campaign cyangwa se ubukangurambaga bw'imyaka 5 Umuryango Purpose Rwanda yatangije uyu munsi. Ni igikorwa cyabereye kuri Lemigo Hotel, cyitabiriwe n'abantu batandukanye mu nzego za leta, abikorera, itangazamakuru n'abantu ku giti cyabo.
tuza kuganiraho ibyavugiwemo namwe tukabibasangiza ndetse namwe tukumva uko mubyumva n'iki cyakorwa kugira ngo turwanye ibiyobyabwenge ndetse n'ubuzererezi. Ibumoso bwanjye cyangwa ni iburyo bwanjye hari umugabo ndagira ngo mubwire atangire atwibwira. Ikaze cyane mu kiganiro u Rwanda rw'Intego. Murakoze cyane. Nitwa Dj Jash, nkaba ndi umuhanzi cyangwa se ndi DJ wa gospel. Nanjye nkaba mbarizwa muri uwo muryango wa Purpose Rwanda. Kandi nanjye narindiyo uyu munsi igikorwa nishimiye cyane. Murakoze kunyakira. Iruhande rwawe nawe hari undi muntu nagira ngo tumwakire. Ikaze. Murakoze cyane. Ngiye nitwa Ricky Amba. Guhura kubwira abahungu bagurisha amagi aho gutanga umusoro bakankura umujyi, iyo mpamvu ituma batinya shibuka shabuka shima mu bworo bana bashime bashaka izo ganja rikamba ageze imihanda basangira ganja wallahi alhamdulillah ndakatiye nanjye DC reba iyo ndeba ni kure gusa ni heza imbuto zirera turahinga maze tukeza babyeyi mukunde kubana n'abana munabaye inama mukunde kubana n'abana munabaye inama mureke ibyo byana bitwara abo bana imihanda bikabaha ganja bakaba marine rureka abazungu baduhuza imyungu tukarya ruvurungu live sweet kabaga kungu I got a fucking triple body man. I just walk on this way. I got a kid triple. Wait, time to follow wing doors in a thing. Wow. Man, ibintu byanyuma wumvisha miki. Man, araza kudufasha atubwire nyine lyrics kuba abantu baririmba hip hop man. Ntago biba byoroshye kubumva. Barashaka kunkopeza. Barazimiza cyane. Babwira ngo insanganyamatsiko y'umunsi ati uruhare rw'umuturage mu gukumira no kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'ubuzererezi mu gihugu cyacu. Niyo nsanganyamatsiko y'uno munsi tugiye kuganiraho, uruhare rw'umuturage cyangwa uruhare rwa buri muturage mu gukumira no kurwanya ibiyobyabwenge. Mbabwira ko mwatubwira aho muri kutwumvira ndetse nawe ukavuga se uruhare rwanjye ni uruhe mu kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'ubuzererezi mu muhanda. Muraduhamagara kuri nimero yacu ni 0786 abakoresha Tigo ni 0722944521. Turagenda tuganira ndetse twakira n'amatelefone. Uyu munsi rumva ni uruhare rw'umuturage, rumva ntago ari twebwe gusa turi bwiganirize ahubwo turashaka contribution ya buri muntu wese atubwire uruhare rwanjye n'uruhe. Muri make ntago turi butandukire ku byo twari turi kuganiraho twese batatu, gusa turashaka kumva icyo umunyarwanda ukurikiye City Radio nonaha ashaka kuganiriza bagenzi be, kuko ikiyobyabwenge ni ikintu kimaze kwangiza isi cyane cyane u Rwanda n'urubyiruko muri rusange. Nagira ngo mbakangurire kandi mbashishikarize guhamagara kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu. Igitekerezo cyawe ni ingenzi kandi twese tuhagera kure dufatanyije. Lick Lomba bimeze bite? I'm good, I'm fresh. Uyu munsi byari sawa? Byari neza cyane abantu umunsi bagenze fresh bagenze ko twawushakaga. Abayobozi bishimiye igikorwa cyacu kandi bishimiye umuryango Purpose Rwanda. Especially kandi urebye byari byiza cyane. Byari byiza cyane. Ikintu cyo nishimiye cyane kandi n'uburyo abantu batarambiwe mu gihe twaganiriye. Ikigaragara cyo nuko sije twariho yari iryoshye muri rusange. Okay. Ariko uri kubivuga nk'uwari uhari, utari uhari we uri kumugurisha, ntabwo ari kumva neza icyo mwaganiriye. Okay, icyo twaganiriyeho man byari biryoshye, byari biteye ifemba byataye. Twaganiriye ku ruhare rw'umubyeyi cyangwa se muri rubanda nyamwinshi, uruhare rw'umuntu wese mu kurwanya ibiyobyabwenge. Noneho twikwirirwa tujya kuri tubwire wowe nk'umuhanzi ko hari n'amagambo numvise uvuga mu ndirimbo avuga ngo mukura abana ku mihanda n'ibindi bintu byinshi cyane warapagarega ngo nabyumvise neza. Bivuge muri make noneho tubyumve neza. Lyrics kunivuga ivuga iki? Hariya naravuze ngo ubura kubwira abahungu bagurisha amagi
aho gutanga umusoro bakanywa urumogi. Iyo mpamvu ituma batinya ni shi cyangwa se n'umwanda. Shibuka shabuka gira umwete nyine ubwire bave muri ibyo bave muri ibyo. Ikindi nongeyeho indi nama kuko hakubiyemo inama nyinshi. Nabwiye ababyeyi ngo bakunde kubana n'abana babo babagira inama, bareke barinda abo bana, babajyana mu mihanda bakabaha urumogi, then nyuma yaho bakitwa marine, kuko dusigaye tubona ikibazo cyugarije byatari cy'abana benshi mu muhanda baba marines. wowe nk'urubyiruko uyu munsi urabibona buri munsi ibiyobyabwenge, ubona ukuntu bikoreshwa. wowe wigeze ubikoreshaho? Narabikoresheje n'ubuhamya, nagiye ntabwo ubuhamya butandukanye. Narabikoresheje kandi igihe kitari gito. Hanyuma ni ikihe kintu noneho nk'uyu munsi n'insanganyamatsiko y'uyu munsi yagaragazaga ko ari kuvanaho ibiyobyabwenge ndetse n'ubuzererezi? Ari byo bibazo bibiri bitumye twicara hano uyu mugoroba twembi ndetse na Prince. Ugasanga urubyiruko akenshi dukunda kubara ko ari urubyiruko, nibo benshi, ariko n'abantu bakuru. Ahubwo abantu bakuru usanga ari nabo babyinjiza mu rubyiruko. Urubyiruko nta mafaranga rugira. Urumva ntabwo urubyiruko rwajya kugura. Ntabwo tubakumvikanaho. Ntabwo tubakumvikanaho. Oya, uretse mutarajya kuri deba, nanjye ndaza ku cyo Jash yavuze. Kuko mu biganiro twagiye tugira n'abantu batanze impamvu nyinshi, dufite izi case nyinshi cyane z'iyobyabwenge, batanze ko ko igihugu cyacu ubundi cyubakiye ku musingi w'umuryango n'indangagaciro nyarwanda zubakiye ku muco wacu. So, ibyo bintu bibiri bitatu, umuryango, indangagaciro n'umuco, ibintu mugiye kuganiraho bize guhura aho ngaho. Ubundi indangagaciro z'umuryango, umuryango muri rusange umeze ute? Ubundi umuryango siwo bihera ubundi. Yego cyane. Nkomaje kubyo waruvuze, ubundi mbere na mbere ni mu muryango. Niba umubyeyi atarahawe uburezi bw'ibanze busabwa cyangwa se umuco ngo abashe kuba yakambara ubunyarwanda butuma yumva ko icyo kintu ni ibyo mu mahanga, kuko n'ahandi byaturutse. Yose ni imico tugenda dukopera ku mahanga. Ntabwo twumva kera ngo twumve ngo umuntu runaka yishwe n'ibiyobyabwenge. Ibi ni ibintu n'inzaduka bije tumaze kubona liberation. Urabona ngo ni ibyorezo. Ubuzererezi n'iyobyabwenge ni ibyorezo bishya byatangiye muri za 90, biza kwiyongera muri za 94 kugeza amagingo aya. Urumva ni bishya nicyo navugaga. Biri mu kinyejana cya 19 ubwo cya 20. Urumva byatangiye byinjirira mu 19 kugeza muri 20 iri gusoza. Ariko ngiye ikintu nshaka ko Prince aza kudufasha nka moderator, ndashaka ko aza kudufasha gusobanukirwa neza ibiyobyabwenge, kuko abantu benshi iyo uvuze ibiyobyabwenge bahita bumva ko ari urumogi, itabi. Akenshi ntabwo bumva ko ari abantu bumva ko ibiyobyabwenge ari urumogi gusa. Bakabona wa muntu unywa itabi nka papa wawe cyangwa nka mukuru wawe mukuru, we akanywa itabi risanzwe. Intore, firitiri n'izindi zose ntazi amazina yazo, na za zindi zinzaduka zaje ubu ngubu, we bamubona ari kurinywa bakumva ko atari iki. Yego. Na papa wawe kuko ari we mukuru mu rugo, yaba ari kunywa inzoga uvuga ngo uriya we ni mukuru. Urabona, nawe ntabwo wajya kumucira urubanza ngo umubwire ngo muze kucyunywa inzoga se, azatavuga ari njye nawe ninde mukurusha. Urumva arashaka kugucyaha kandi mu by'ukuri yakoze amakosa. Nawe rero ntabwo azakugira inama nawe ubwo atigiriye. Nicyo kintu wigeze kuvuga ngo umubyeyi w'uyu munsi niba atarahawe uburere n'ireme ry'ubwo buzima, nawe bizamugora kubutanga cyane. Noneho reka twibaze ku ngingo ibaza ngo ikiyobyabwenge uyu munsi Kigali kandi cyugarije benshi, ni ikihe, gikoreshwa gute, kivahe? Nge uko mbizi kandi bihagazeho. Ibyo wanyweye tubwira uburyo wabibonaga. Ni ukuvuga ngo
ibyo nanyweye harimo ganja kandi ganja ku bantu batabizi ni urumogi yego ni urumogi ku bantu batabizi urumogi ubundi rutangwa n'abitwa abapushayi sibyo nk'uko umuntu wo muri farumasi bamwita umuganga sibyo nawe yitwa umupushayi nibo kurucuruza nibyo bita gupusha tu abo ngabo rero nibo bagira gute nibo barutanga man. So gupusha niko kuguhereza ikiyobyabwenge. Urakoze cyane wabyumvise. Guno kukinywa se? Kukinywa no gucuma. Okay. Narinzi ngo murumva abanyarwanda baduteza amatwi ari gihe dufata n'amagambo atahuye n'ibyo twari tuzi. Nje narinzi ngo gupusha niko kunywa. Niko gucuma. Sinivana mvuki n'ikinyarwanda kivuga ngo inzoga barayinywa n'itabi bakayinywa. Ibyo bintu ntago bigomba guhura. Hagomba kuba yitandukaniro ryo kunywa inzoga. None itabi rikagira ikinyarwanda cyaryo. Abantu badukurikiye batwigire ikinyarwanda cyo gukoresha ikiyobyabwenge cyitwa itabi. Nacyo ntago bakinywa. Oya ariko aho ngaho ntabwo twumvikana kuko hari ibiyobyabwenge. Hari liste minisante ko yishinzwe ubuzima yatanze yerekana ibiyobyabwenge byari byo. Harimo urumogi, harimo kokayine, harimo za cannabis bibanza ari rwo rumogi. So rero heroine hari n'inzoga. N'inzoga burya bagenda kuri alcohol. Iyo irengeje alcohol runaka ikayibaye ikiyobyabwenge. Nka alcohol ikoreshwa mu mutwe hari abantu bayikoresha bayinywa. Rero ibikaba ikiyobyabwenge. Ikindi rero ku muhanda yindi bajya na kore y'inkweto babi ari no gukurura no gupiga yo barayipiga kore ari amaterme angaho ayo materme nani bakunda kubyita slang no kugira ngo baba ikagatsiko kabikoresha niba biganiraho abandi batabikoresha batabimenya. Impamvu navuze ni reka tuvuge izo nyito tubimenye neza kugira ngo nitujya no kuvuga mu mazina yabyo tumenye neza ibyo tuvuga. Icyo nshatse kuvuga nuko inzoga ntago ari ikiyobyabwenge. Urumva nundebe gutyo kuko ntago uzinywa kuko turagendera ku biyobyabwenge byatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima birahari. Rero inzoga zisanzwe ntago ari ikiyobyabwenge ahubwo tandukanye ikiyobyabwenge n'ububata. Ikiyobya icyo kintu uvuze ubwenge. Hanyuma kubera iki polisi iri mu muhanda dushimira abapolisi inzego z'umutekano zitubera ahantu abenshi bataba kuki iyo baguhagaritse mu muhanda uhagaze utwaye abandi bantu inyuma bagakoresha alcohol test. Fanta ntago barayisanga kuri rimwe. Amazi niba yarayasanga kuri rimwe. Ariko ntago bavuga ngo yanyweye ikiyobyabwenge. Ariko yanyweye ibisindisha. Icyo gisindisha kiyobora kuki? Kiyobora kuki? Ariko nyine hari ibintu udashobora gukora mu inzoga. Ahubwo hari ibintu ukora ari uko wanywa inzoga udashobora gukora uri muzima. Niba wakurikiye neza ikiganiro sa Bruno yatugejejeho agaba Bruno yagaragaje ko hari ibintu ushobora kuba uri normal uri muzima n'ubwonko Imana yaguhaye bwuzuye wakora. Hari n'ibindi udashobora gukora utanyweye icyo kiyobyabwenge. Aricyo yavuze icyo kiganiro kuko ntago mbyemera. Aricyo yavuze uburi tugomba kuba sober like nta kintu nabaciye mu ijambo mwese. Biri scientific approved. Nabaciye mu ijambo mwese. No kuvuga ngo ikintu kibi kiyobyabwenge kuko cyageze mu mubiri kitari kigenewe kugira mu mubiri. Aho kabisa. Kitari kigenewe kugira mu mubiri. No wetse gato ntabwo nasoza. Sibyo? No kuvuga ngo icya kiyobyabwenge nkuko tubona essence nibijya mu modoka cyangwa mu binyabiziga muri rusange. Sibyo? Ariko hari abantu umunsi wa none babaswe na essence. Turabazi. Sibyo? Uvuze niyo mpamvu navuze ngo dutandukanye ikiyobyabwenge n'ububata no kubatwa. Oya ikiyobyabwenge kiyobora kubatwa. Ariko hari abantu nabo babishobora batabatwa n'icyo kintu kandi bagakoresha za nzoga. Icyo gihe ikintu uri gushaka kuvuga ko byemewe kubikoresha
ariko ntubimbata yabyo oya kuko kandi ntibishoboka ibisindi hari ibyo kunywa bisembuye byemewe gukoresha bitari muri kategori y'ibiyobyabwenge ariko njye cyo ndi gushaka ko tuvuga uyu munsi turi kuvuga ku biyobyabwenge so rero guys reka mbabwire akandi kantu ntabwo ari nasoje buriya yewe ndimo ndakubwira nkuko tuzi ko essence yagenewe ibinyabiziga hakaba ari abantu bayinywa dutandukanye ijambo ko batareka mbene igihoreye sibyo bayinywa kandi ya ewana atabasha kurya atayibonye sibyo bivuze ngo turabizi neza yuko urumogi ruvamo umuti sibyo na leta twumvisha amakuru minsi yashize yuko yaruhinze ariko si kugira ngo iruhe rubanda nyine barukoresha mu zindi nzira zitandukanye no kuvuga ngo ya essence igira umumaro yigiye mu kinyabiziga sibyo n'urumogi rero niba ugiye kurukoresha kuko bararuroringa abantu gucoma burya bijya kumera gucoma nkuko wumva ngo bamucoma botsa inyama rujya kuba gucoma rero iyo barurorinze muri rizira cyangwa muri kwaya bakarunywa ari umwotsi sibyo ni ukuvuga ngo iyo barunyweye gutyo byitwa ikiyobyabwenge ariko iyo rugiye gukorwamo imiti ntabwo bavuga ngo twakoze umuti w'ikiyobyabwenge sibyo twakoze umuti uvura abantu sibyo no reka ndekere aho nacyo icyo kintu wari uvuze nicyo nanjye nashaka kuvugaho na Prince yakomeje gusa nk'ujya ku ruhande ariko njye ndashaka ko tugaragaza imbogamizi atari imbogamizi ziri mu kuba unywa ikiyobyabwenge iryo jambo ikiyobyabwenge ibyo wowe ushaka kudefinisa ku ruhande ngo iki ni ikibuyobya iki kirabuyobya gakeya kiyobya ubwenge niba umuntu tubona yakoze accident undi agatakagera mu rugo umwe yari yanyweye ikiyobyabwenge kimurenza umuhanda undi ntacyo yanyweye yageze mu rugo ni itandukaniro ririmo hagati hari abantu benshi bitwaza ngo twebwe ngo twakuze ngo tubona ngo ababyeyi bacu banywa inzoga ngo ariko ntago bakoze divorce ntago iryo ngiryo ari ireme ryo kuvuga ngo nawe uzarinywa ngo ntuzakora divorce nta hantu bihuriye ariko hari ikintu ubura mu buzima bwawe byanze bikunze hari ikintu utakaza mu bwonko iyo umuntu yize ubumenyamuntu akubwira neza ko uko ukuze uko uri gukura imikurire yawe ubwonko bugenda bugabanya capacity yo gutekereza no gufata mu mutwe none se nushiramo ikiyobyabwenge niba n'ubwonko bwabyo uko bukuze nta kiyobyabwenge kiburimo bwibagirwa bugasiba wowe none nushiramo ikiyobyabwenge nibwo uzibuka neza ngiye ndi kumwe n'abantu niho rero Prince nshaka ko nsoba avuga neza ukuntu ibyo bintu ni na minisante yabishyizeho igira ngo igaragaze izo kategori ariko noneho ngenda ndashaka ko wowe ureba ku ubwonko bwawe ni ikihe kintu bugeraho bukava ku gihe wari kuryama saa 8 njya mbyumva ntago kujya muri boîte abantu bose bagiye muri boîte ntibasobanura ko bagiye kubyina cyangwa gukora uburayi si cyo ushaka kuvuga yego ariko boîte yagenewe iki kwinezeza reka twakira umuntu ku murongo City Radio hello it's agenda wongere mukanya nimero twatanze ni kuri MTN ni 078636 naho Tigo cyangwa se Airtel ni 0722944521 dusangira ijambo kugira ngo tubashe kukuza cya kintu cyo guca ibiyobyabwenge no kubirandura ndetse no kuza kuvugaho kubuzererezi hano tutarakomeza reka turebe narindi kureba iyo liste y'ibiyobyabwenge ya ministeri yatanze si yayitanze gusa biri no mu igazeti ya leta ngo ni itegeko bamwe bakwakundi bagupima hari ni liste nini cyane bigera kuri 98 kongera ibindi bine hano hafi 100 urumva ni kategori so ushobora kuba uko umeze hari utuntu ufata ukamenya ngo simbizi so utazagupima bikarinda bagufunze
kubera ko hano ni liste nini cyane hafi bigera mu 100 ariko ibyo nababwira tumenyereye ibindi mu ndimi z'amahanga n'ikiganga ntago twabijyamo byose ariko hano ibyo nababwira ngo ibiri mu cyiciro cya mbere reka tubanze tugendere kuri ibyo biri mu cyiciro cya mbere babyita ibiyobyabwenge bihambaye urundi rugero reka mbivuge mena umutwe neza ibiyobyabwenge bihambaye harimo kokayine heroyine urumogi na mugo njyewe ahubwo ngira nzi ko heroyine ariyo mugo heroyine niyo mu rushinge niyo mpamvu itwaye hero nizo bitera mu nshinge mugo niyo kwibati niyo banywera kwibati cyangwa ku kiko kuko ndi bayibiza ku kiko so icyiciro cya kabiri ni ibiyobyabwenge bikomeye nyine birakumena ugasinzira hari ibiyobyabwenge bihambaye n'ibikomeye nibyo bine maze kuvuga none hari n'ibiyobyabwenge bikomeye murumuna wa cyashye ndigikomeye murumuna w'ibihambaye ariko nacyo kiramenagura urumva bikomeye sawa so harimo mayirungi harimo shisha harimo rwiziringa icyo ntabwo nzi cyari cyo ngewe ntayisinzi rwiziringa wowe ni ikihe wowe uko wazinyweye tubwire reka nkurebe neza DJ bivuze nabi wivuga ngo kuko ngo na kimwe ariko wambwiye ko wamwe ibiyobyabwenge so ndashaka kumenya nureba iyo ucuruza mu isoko inyanya ucuruzana n'abacuruza indagara n'abacuruza intoryi n'abacuruza kwibara n'abanyamyanya abantu bacuruza inyanya turabasomye ubwo njyewe narindi kumwe n'abakoresha izo zose ariko ikiza gihari biziringa ariko ntabwo yizi wese ndayikubwira uretse nkwereke ikiza gihari ni uko yatanze urugero rwo mu isoko bikimiriza ababireba byose biri gucaho batabicuruza bakaba bizi so tugaho tubwire ni ikihe rero urabona icyo bita transizers wakizi se narabyumvaga ari utubuto turi 36 niyo mpamvu batwita 26 none ni transizers abari 36 iyo utugezeho iyo unyweye 36 nibwo ubona swing zatwo ugomba kubunywa cyangwa kutuhekenya muri shikarete abanyeshuri naguze igihe leta yigeze gushyiraho kwiyama abanyeshuri kurya shikarete ntabwo nari mpari uwo munsi ariko nta nibyo numvise ntabyo uzi na pense to be continued ariko nacyo reka dukomeze hamwe ubwo byarabaye ubwo nyine gusa leta yigeze kwiyama abanyeshuri kurya shikarete kuko byari bimaze kugaragara ko bakoresha transizers muri shikarete niho ziriribwa none se ngiye ikintu ndi kwibaza nuko muri mwagiye nk'abantu basanzwe biziringa nabajije bihagera gute ni ukuvuga ngo rwiziringa nangiye kuyigusobanurira ariko ibyo bintu bihagera gute mu Rwanda iyo ni case iyo ni n'indi topic twazaganiraho uburyo bigera mu Rwanda icyo ngicyo rero icyo muzangaruke ngenye nkibaza si twebwe twenyine tuzabiganiraho tuzakinira n'abantu bo mu nzego z'umutekano cyane kabisa batuhe ishusho abo mu nzego z'umutekano ntago bamenya ahantu bipfa guturuka ahubwo twe nitwe twakagombye kuba amakuru niyo mpamvu insanganyamatsiko y'uno munsi tuvuga ngo uruhare urumva rw'umuturage mu kurwanya no gukumira ibiyobyabwenge uvuga ngo uyu munsi tugiye kuba ijisho rya rubanda tubere leta ijisho ibi ngibi ntago byacika ari ngiye gusubirimo ari polisi gusa ari abandi bashinzwe umutekano ahubwo ari inzego z'umutekano gusa zibirimo nge ntabyumva umuturanyi wanjye aragikoresha nka ceceka urabizi kandi ndabizi noneho nje ntavuga ngo ariko hari ikintu kiri kwibagirwa hano ntago turi gutanga amakuru yuzuye kuri ibyo bintu ukuntu bikoreshwa niba umwana wanjye w'imyaka 15 yatangiye kugikoresha nkamukubitira mu rugo ariko simubwire ko ari bibi cyangwa se ngo muteze leta byibura imuhane nubwo utamujyana iwawa cyangwa ngo imujyane kwa Kabuga ariko byibura ikamuha ifatiro niwongera gutya ingaruka z'iki kintu zingana gutya hari n'igihe twebwe nubwo turi kuvuga gutya hari igihe abantu bataba bazi njye ndi kwibaza ijambo igarama ni akantu kitwa ko gasuzuguritse ariko bigeze ku kiro wahangayika niyo mpamvu twebwe tuhora twumva ngo umwana ngo uriya ngo yabaswe n'ibiyobyabwenge nyine tukabyumva tugaceceka kuko twumva ko City Radio hello City Radio
Hello. City Radio, hello. Hello, City Radio. City Radio, hello. Okay, yavuyo. Watubwiraga ngo uruhare rw'umuturage mu gukumira no kurwanya ikiyobyabwenge ndetse no kuba n'uruzerero. N'ubuzererezi. Noneho njye nari ndi kwibaza nti uyu munsi uyu muvandimwe agiye nawe muri kutubwira amazina y'ibyo bintu byose. Yes. Ariko njye ndagira ngo noneho mugaruke mumbwira iryo zina ryaje gute? Wowe ibintu wari ugiye gutangamo urugero uvuga ngo njye amazina yabo nanasibye mu mutwe ntabwo nibuka iryabanje. Naho twari tugeze yambajije ni rw'iziringa. Rw'iziringa ariko reka mbisoze. Rero ubwo ni icyiciro cya kabiri harimo ibiyobyabwenge bikomeye harimo mayirungi, shisha, urabona ko bayiciye ejo bundi. Yes. Rw'iziringa na cigarette ngo cigarette electronique. hari utunuza njya nzibona ubwo ni bwa waba umeze nka brike waba ucagingwa urakagenda ukakurura kakaza gushiramo umuriro kagenda so ubwo nako mu bantu mutubitse mu rugo mujugunye ahubwo abantu bashaka kudutumiza ntabwo uzagera mu Rwanda urabyanze ahubwo leta idufashe ebana ku kibuga cy'indege ziri ya K9 zambwa zitwa K9 zitangire zikora umutekano wa kiriya kintu neza nikizigere kinjira mu Rwanda kabisa. Yes. Hanyuma ariko muri ibi binavuze muri iki cyiciro cy'ibiyobyabwenge bikomeye harimo ibyo tutagomba kubona ko bituruka hanze. Hariho ibituruka hano mu Rwanda. Mu byatsi byera mu Rwanda. Yes. Atubishakishe tubirimbure rero none. Ikibazo ni twebwe abantu tuzi ngo ibiyobyabwenge n'urumogi. Nirwo ruzwi cyane. Ubu twamenya ryayindi yitwa rw'iziringa nyine yo. Rw'iziringa ukuntu imeze nawe ubwawe wayiguhaga kandi ntabwo wayimenya. Nyine wowe wambwira uko imeze kugira ngo ninyimenya nzayo. Rw'iziringa ni ikibabi cyera kuri transisors nyine nibyo nagusobanurira. Ikibazo rega nicyo ntacyo nzi jewe. Ntacyo uzi ni utubuto. Reka twitaba umuntu hano. City Radio, hello. City Radio, hello. Yego. Amazina yanjye nitwa Niyonkuru Frederico. Uhamagaye he Frederic? Mperere he? Yego. Ubu ngubu ndahano bita mu Gatenga ariko iwacu ariko mu karere ka Nyaruguru. Okay, nta kibazo mu Gatenga igitekerezo cyawe turagikeneye tubwire insanganyamatsiko yumvise. Nayumvise nyine n'uruhare mu kurwanya ibiyobyabwenge. Cyane kabisa. Nje ku giti cyawe ko n'ababyuma kugira ngo ibiyobyabwenge bicike. Banumva mu Rwanda bakwiriye gukora leta ikwiriye gukora wenda ubukangurambaga. Nibyo natwe twatangije uyu munsi. N'urubyiruko umuntu wese areba mu rubyiruko rwose kuko biganje mu rubyiruko. Akajya ubukangurambaga mu rubyiruko byacika buryo rwose ibyo bishobora gucika mu Rwanda cyane cyane urumogi rwogo hanyuma kuri icyo kintu uvuze byo kugira ngo bakore ubukangurambaga wowe urafasha iki leta natwe turi kubivugira hano kugira ngo gicike? Ku giti cyanjye mpuye n'umuntu nkamenya amakuru y'aho rwaba rucuruzo cyangwa umuntu rumwa banumva ari ngombwa ko umuntu yakima akagenda akababwira abashinzwe umutekano akabamukuramo akajya akwiriye kuganirirwa wenda hari yagaruka yisibye ariko iyo wenge rwose bikwiye gucika rwose. Urakoze cyane. Hanyuma mbere y'uko ugenda nagira ngo ubwire nk'umubyeyi cyangwa se umurezi ufite uwo mwana wabaswe n'icyo kintu cyangwa umuvandimwe mu muryango ubana n'icyo kintu. Ashobora kwiga nubwo yaba azi ubwenge arambizi rwose ashobora kwiga akanaminuza ariko mu mashuri nta kintu yamumarira mu gihe akinywa ibiyobyabwenge. Wenda nk'urugero uzi nk'uyumva ngo umuntu n'umuyobozi ukomeye ni nk'umunyamakuru ariko anywa itabi nganywa urumogi. Kumva umuntu w'umuyobozi yambara ikositimu ukumva nganywa urumogi koko birakabije biba bisebeje rwose. Ntacyo bishobora kumumarira nubwo waba uri umuyobozi nubwo wakiga ukazarangiza ariko iryo tabi riri kunuka urumogi rukunuka. Urumva muri make umenye ko umuyobozi wawe anywa ikiyobyabwenge ntabwo wazongera kumwubaha. Hari igihe usanga bagera nk'inyuma nk'aho barimo kumuganiraho ngeraho mbi bigeze kuba
twajyaga nk'ahantu inyuma twasibera no kubera ko nawe mw'isaha baganyweye nk'amapasha ngaho y'itabi usanga baramutera kometi ntebe bamuba nta cyohera agira usanga bose birirwa bamuvuga aho akashira ibintu yirirwamo n'ibiki icyo wari ushaka kumwasa umuntu umwuzuzo w'itabi w'urumogi byaba biteye isoni. Urakoze cyane ku gitekerezo cyawe kandi aho mu Gatenga ukomeze ugubwe neza. Uwo muvandimwe rero uri mu Gatenga atubwiye neza icyo we atekereza ko biba byiza kubona uwo muntu ari kugikoresha. Mu Kinyarwanda kiza yavuze ngo no guca inyuma ukamuca inyuma ukajya gutanga amakuru. Muri make nibyo reka nkubwire ushobora gusanga we ubimubwiye neza mw'ababanzi umubwiye umwegereye ukamubwira uti Prince hasa rero kari akantu uri kunywa ntago kari kukwangiza muhitemo abanzi ariko uciye inyuma ku mugani we ukagenda ukabwira umuyobozi hari ukuntu wenda we yabicisha mu nzira y'ubuyobozi nyine akamuhana nk'umuyobozi ukagira amahoro. Turebe no ku masaha tugiye gufata akaruhuko gatoya tugiye kumva indirimbo ya weekend ture kuntu twabanza tukabyinamo gake ubundi turagaruka mu kanya. Ni weekend ya Eddie Kenzo. Ikiganiro ni U Rwanda rw'Intego muri kumwe nanjye Prince ndetse na mugenzi wanjye DJ Jash ndetse na Ricky Amba. Turagaruka mu kanya turebere hamwe uruhare rwanjye n'uruhe. Tujye no kureba uruhare rwanjye n'uruhe. Niho nashakaga ko ubwira ahubwo. Turagaruka mu kanya. Ntujye kure ya City Radio. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'Intego. Nizere ko nahawe ijambo ya Vestine na Dorcas yabashimishije. Twagize ikibazo tekinike. Indirimbo ya Eddie Kenzo ya weekend igira ikibazo ariko nizere ko n'ubundi iyo twabageneye nahawe ijambo ya Vestine na Dorcas yabashimishije. Mbibutsa ko iki ari ikiganiro U Rwanda rw'Intego umugezwa nanjye Prince ndetse na mugenzi wacu Ange wagize ikibazo cy'uburwayi ariko ndizera ko Imana iri nyiteho ubundi ubutaha tukazaba turi kumwe. Mbabwira ko turi kuganira kuri ya nsanganyamatsiko igira iti uruhare rw'umuturage mu gukumira ndetse no kurwanya ibiyobyabwenge n'ubuzererezi. Akaba ari campaign y'imyaka 5 Umuryango Purpose Rwanda yatangije uyu munsi wo kurwanya ibiyobyabwenge no kubikumira. Yifuza ko muri iyo myaka 5 izaba irokoye abantu 30,000 bikaba ari 5,000 buri mwaka. Dufite insanganyamatsiko cyangwa se theme igira iti ubuzima bw'umwe bufite akamaro kandi tubusigasire. Hanyuma ndigira ngo tujye muri iyo nsanganyamatsiko uruhare rwanjye rwa buri munsi ndetse niyo target Purpose Rwanda yihaye y'5,000 urumva buri mwaka byagerwaho gute? Njye ndagira ngo ntangire mvuga ku bijyanye n'umuntu ku giti cye kuko uriya muvandimwe mu Gatenga yatanze urugero rwiza cyane avuga ati njyewe mbona bibaye byiza buri muntu yaba ijisho rya mugenzi we. Hanyuma kugira ngo tugende neza tubyumvikaneho nagira ngo tumenye mu minota mike dusigaranye nagira ngo mbabwire ko iyi ni topic nini cyane ariko ikeneye mu ubwenge n'ubushishozi kugira ngo tubashe kubigeraho. Nuko njyewe kuba ijisho rya mugenzi wanjye cyangwa se kuba ijisho rya leta birasaba ko mbyumva nk'uko leta nk'uko Bruno ndetse n'umuyobozi wa abashinzwe kugorora urubyiruko hari ikigo ngororamuco ni nawe wari umushyitsi mukuru. Hanyuma nicyo nari ngiye kuvugaho umuyobozi mukuru w'ikigo ngororamuco cya hariya Iwawa yavuze ibintu byiza cyane. Yagarutse ku kijyanye nyine n'urubyiruko ariko cyane cyane avuga ku ruhare rw'umuturage ugaragariza ubona icyo kintu akagiceceka. Ikintu kwanza kwa mbere twabanza gukora ese ubundi ibiyobyabwenge ni ikibazo cyane. Rero tutarumvikana icyo kintu kuko abenshi mu rubyiruko bikoresha bumva ko ni ibintu biri on top like umuntu utabikoresha ngo ni umurezi afite ikibazo ni Babylon. Ase ngombwira Patrick ubu ko wabiretse ubu uri Babylon. Oya reka mubwire igihe wabikoreshaga aho umaze igihe wabikoreshaga n'uyu munsi abantu maze guhura nabo aho wabaye Babylon ni hehe cyane aho wabaye Babylon ni hehe
ni ukuvuga ngo wenda navuze byinshi umbajije gutyo naba ngiye kwigereza nkana ariko umuntu uri kwiba ntabwo yamenya ingaruka zo kwiba atafashwe. Bivuze ngo rero twebwe ahubwo nkomaje kuri topic wari uriho ikintu mbona cyaba cy'ingenzi twebwe impamvu wenda twagize imyaka 15 twari twanywa ibiyobyabwenge tukabinywa kuri iyo myaka umunsi wa none tukaba tubona abana y'imyaka 9 10 bakoresha ibiyobyabwenge kandi babizi babishaka bagira ngo nicyo bita taki ni ugushaka nyine tu akumva ko nta mahoro afite inyota irenze urugero. no kuvuga ngo ikintu cyakagombye gushyirwamo imbaraga cyagarutsweho nuriya muyobozi w'ibigo ngororamuco bwana Mufuruke Fred. Yes. Ni ikintu cya mbere ni ibiganiro kuva ku rwego rwo hejuru kumanura hasi mu mudugudu no mu muryango hari strategy twakoresha reba aka kantu kamaze iminsi ga trending ngo najikwe none twe dutangize nta kiyobyabwenge urumva gahunda ni nta kiyobyabwenge #nta mumaze udukurikiye nuzajya utaginga akantu wongereho #nta kiyobyabwenge mu Rwanda ni ingoma yanjye igiye kwitwa nta kiyobyabwenge. Okay. Agapera duhereze noneho freestyle yinjiye none ahangaha nta kiyobyabwenge inspiration kuntu isiza kuntu yumvise isiza mu mutwe. Okay, let's get it. Nta kiyobyabwenge sibyo? Freestyle ibyo twabonye nibyo byinshi byose urubati Rwanda ibyitubwira ni nabyo byinshi abana bajya muri ibyo byose bashaka swing nyuma yaho bakagwa mu munyururu bagasaziramo bagasohoka hanze bagasanga ntacyo kwimarira bamwise kadagi igihe nashatse no gufata ikintu Purpose ngo ndi babisi nesas none nisanze ku murwa nicaranye n'abantu bakomeye emigo nari umunsi ni neza cyane. So urumva icyo nashaka kuvuga gahunda yo yatangiye apana ibintu ubwo byanagiye kwe tugomba gukora ubukwe ahubwo neza cyane twubaka imiryango mizima ariko ishingiye ku ndangagaciro z'ubunyarwanda ndetse n'umuco w'u Rwanda so tugarura iyo ndangagaciro utagira ikiyobyabwenge yo kuvuga ngo nta kiyobyabwenge. Icyambere navugaga tubanze tubyumve koko ikiyobyabwenge bwo ni ikibazo kuko umuntu ugikoresha kwanza kubura ubwenge bwo ni definite murabyumva nyine ku Rwanda bitandukanye. Reka wenda turebe ku bindi bihugu wenda hari ibihugu wenda bifite ubundi buryo babonamo amafaranga nk'ibi natural resources cyangwa umutungo kamere. Twebwe none nk'u Rwanda ku giti cyacu umutungo kamere ni uw'umuturage ngeba se noneho umuturage udafite ubwenge kandi ari bwa bwenge dukeneye nk'umutungo w'igihugu urumva igihugu ahantu gihombera. Ni ahantu henshi usigaye usanga umwana wese w'umusore umaze kuba umusore umwe wita ngo ni umusore iwabo bashyize ku ifishi y'ubusore usigaye usanga yiyita umushomeri akeneye inkunga ya leta ku myaka 17 ngo akeneye inkunga. Naho ngaho nyine nari gutekereza abantu badufasha kurwanya ibiyobyabwenge ndetse no gufasha abandi bantu babaswe nabyo kuva mu biyobyabwenge. Ndi gutekereza abantu numvaga nshaka kubavuga amazina bashimira ku ruhare bagira rwo kudufasha kurwanya ibiyobyabwenge ndetse no gufasha ba bantu bari barabaswe n'ibiyobyabwenge. Hari umugabo bagarutseho muri Purpose Rwanda witwa Joseph irindi y'ikinyarwanda naryibagiwe Macumu Joseph gendagira ngo ushinzwe kurwanya no gukumira ibiyobyabwenge mu muryango wa Purpose Rwanda. Nagira ngo mushimire cyane kuko yakomeje kugaruka mu bantu bose batanze ubuhamya bavuze ukuntu yabafashije wagenerwa bikorwa. Nagira ngo mushimire cyane byimazeyo abantu badukurikiye bamwumve ko Macumu Joseph ni umugabo wakoze ibintu bidasanzwe yagaruye abantu benshi bari barazimiye kandi abagarura mu buryo bw'urukundo. Nagira ngo rero nshimire na Basil the designer nawe ari mu bantu bakunda urubyiruko ahora babwira ibibi by'ibiyobyabwenge ahora babwira ibibi byo kutakora nyine ibikorwa byiza. Hanyuma nagira ngo nshimire n'abandi bantu bo muri Solid Africa kugira ngo bakomeze inshingano bihaye yo gukomeza kugarura abo bantu bose babaswe n'ibyo biyobyabwenge ndetse no gutanga ubufasha butandukanye. Ariko noneho nshimira na City Radio ituma tubasha kuvuga ibi bintu
kugira ngo buri muntu wese abyumve nk'umunyarwanda kandi bimugirire akamaro. Hanyuma Sir Bruno, nagira ngo mbabwire ko iki gikorwa yatangije cyangwa yagize iri yerekwa ryo gutangiza ibi bintu bizamara imyaka 5, hari ikintu yabonaga imbere cyangwa se yabonaga uyu munsi kiri gupfa. Ni nayo mpamvu njyewe nka DJ Jash cyangwa se nka Ember wicaye hano na Prince na Ange udahari uyu munsi, bavuze bati twebwe mu bushobozi n'ubwenge Imana yaduhaye butarayoba uyu munsi, butarayoba nyine kuko ntabwo twebwe ubwenge bwacu bwari bwayoba, twashyize hamwe turavuga ngo turashaka gufasha u Rwanda biciye mu itangazamakuru, biciye mu muziki, biciye mu bihangano bitandukanye, kugira ngo tubashe kugarura ba bantu bari barazimiye. Nagira ngo ngukangurire wewe nk'umunyarwanda uteze amatwi City Radio nonaha, iyo hashtag ntabwo turi kuyikora kubera ko dushaka ko twinjiza amafaranga, dushaka kuyikora kugira ngo twinjize ubuzima bwa benshi bwari bugiye kuzimira. Kiriya kigo cy'ingororamuco cyitwa nyine kugorora umuco wari waragoramye, nabo bazishima babona nta rubyiruko ruza bajyanayo. Nese ubwo si byaba byiza bije yajyagayo tuyishoye mu mashuri tukayishora mu bindi bintu byo kubaka, kuko urabona iterambere aho riri kwerekera, computer ziri gukorwa, telefone ziri gukorwa. Mudufashe banyarwanda kugira ngo namwe banyarwandakazi n'inshuti z'igihugu cyane turwanye iki kintu, kugira ngo n'ejo hazaza umurage wawe uzavuga uti mu murage. Impamvu nakunze indirimbo twatangiriyeho ya nyakwigendera Dj Jash avuga ngo inshuti nziza, inshuti nyazo ni inshuti nziza ikubwira ikibi kuko yakibonye. Rero tureke kuca ibintu ku ruhande. Njyewe ubu natahanye ikintu kimwe, umuntu wese akoresha ikiyobyabwenge, mbere yuko njya kuvuga irindi jambo nzajya mubwira tonto, muvandimwe, inshuti yanjye, uri kubona biri kukujyana horo nkuko nabyumvise ubivuga cyangwa furi, ariko mu by'ukuri ntabwo biri kukujyana furi, biri kukugira imbata. Ejo mu gitondo bizakugora kuvayo. Ahantu uri kugira ni mu cyobo cyakure cyane. Twumva uyu muntu. City Radio, hello. Ego mwana mutse. Ngiriwe neza. Hello. Turakumva. Hello. Yagiye komeza uruhare rwawe. So njye uruhare rwanjye uyu munsi nize nuko nabonye ko ibintu biri ku rundi rwego. Utubwiye ibintu njye iryo janisha ntaryo narinzi, niyo kategori ntayo narinzi. Ibi ni bizwi, nabwiye ngo ni liste igera ku 100 na. Yewe ibyo ngibyo uvuze ntabwo narimbizi. Niyo ngiyo ari ikinyarwanda bavuze ni ukuri cyane kujya fata mu kira kintu cyine y'umujinya n'uri guseka. Ariko ibaze n'ikintu bafatanya ni nk'icyatsi cyangwa umukandara kikakwizingiraho, warugisa gute icyo kintu, bakisa gute uri guseka bwiziringa yumvira. Ubundi icyo kintu ngera ninyize kuri mikoro ko niziringa nk'inzoka, urumva. Ariko ntabwo rero twari n'ikiyobyabwenge kikwiziringiraho, kikakwizingiraho uri kubiseka, ariko kikwiziringiraho kubera iki? So uzima ndi guseka, ntabwo ndi guseka ko ari ibintu bisekeje byo guseka, ahubwo njye ndi guseka abantu bikoresha bibwira ko ari bari civilize cyari abasirimu. Njye ndabivuze nka Prince, umuntu wese uzi tuziranye, nzi kereka nibutse neza, kuko na buryo bavuga ngo abo mugendana n'ibyo bakora bijya gusa. Mbwira ugendana nawe nzakubwira uri. Rero niyo mpamvu bita bingora kwita menya ukoresha ibiyobyabwenge tugendana, ariko uwo nzajya mbona nkabona nyine ari proud yabyo. Ngati warakisha zero kwijana. Nicyo kintu twagakoze. Urubyiruko bakunda umuntu umupushinga ati what you are doing it's good, excellent, keep on, press on. No, umuntu ukoresha ikiyobyabwenge tumurebe, tumwereke tumukunde, ariko tumwereke ibyo ari gukora. Nago ari byo, nago ari bisirimu, nago bigezweho. Cya kinyarwanda cyabaho ndi ngo umusinzi n'uwacu nago nkemeye, guhera uyu munsi ndagihakanye.